ndagira ngo kameme nubwo yisamye yasandaye bwose shimye twagira mu uko ari amagambo yavuze nubwo yasanze ari mabi akanamutera ubwoba ariko ari kugerageza gukumakuma ngo arebe ko yabesha abanyarwanda ko atari byavuze kugeza ubu ariko ntabwo yigeze yerekana na rimwe ko atari byavuze yabyemeye ahubwo agashaka kumvisha ko ibyo yavuze bitareba byumba gusa bitera ruhengera aho baraguza hamusobanuriye imuhoze rero mu mishyikirano yagiye kugeza ubu ngubu nta namwe twigeze dusanga bimirije imbere babantu bavanga mu byabo n'intambara kugeza ubu icyo bimirije imbere ni ukwigabanira ubutegetsi n'inyenzi aho ngaho rero zamuhweze yatubwira ati kugeza ubu twagiye kubwira za nkotanyi duhora duhura tujya inama tutinyaboneka mwe mugiye nko mu mutara bari abantu baba basubiye mu byabo bego hora bari kwa bwa busabusa bw'ingemu ibyo ntibagize babyitaho na rimwe nibyo bigaragaza ko ari cya kinyoma cyo kuvuga ngo bitaye ku bantu twebwe rero ishyaka CDR hano Rwanda nyamwinshi byaratubabaje koko tumva icyo kibazo cy'abo bantu cyagombye kwitabwaho kurushaho ndetse kugeza ubu ngubu twize no kubivuga muri meeting tubwira Dr Nsengiyaremye tuti wowe wirwa muri za meeting tuje no gusura bari abantu kuko urabona ukorera rubanda cyangwa urikorera aho ngaho uzi ko byatinze aho agiriyeyo menya ngo yaragarutse y'imwizi muzo sinamenya ariko ndagira ngo ku kibazo rero cya Rukokoma yibajije ati mbese ko mushaka Rukokoma ebyiri ko baraguza aho bivuze izo Rukokoma ntabwo ari zo guhirikaza Nsengiyaremye no kubwira abatutsi ngo nibagende yabyumvise nabi baraguza ukuntu abisobanura yavuze ati Rukokoma ebyiri iya mbere niyo guhuza abanyarwanda bari mu Rwanda bumvikana barebe niba hari ibyo bapfa noneho iya kabiri izarebe abo bari hanze bahora badutera baze twicare ku meza amwe badusobanurire impamvu bahora dutera icyo bashaka niba gishoboka tucyumvikaneho twumvikane uko tuzabana mu gihugu ntabwo ruvuga ngo bazasubire hanze ubwo rero aho ngaho nawe yaragiye kutubeshyira ari nabwo avugaga ko ngo twitwaza ibya Parmehutu ngo mbese n'umurage wa Sebuko hari simbizi twebwe twavuze ko ari ishyaka rya Rwanda nyamwinshi MDR yo na Kamera yarayibajije ati muzadusobanurire icyo mutekereza kuri Parmehutu niba mukiri Parmehutu yenda yatumye bene wacu bahunga cyangwa se niba muri MDR n'inyenzi ndazo zarabyanditse zibitumye bamuzungukaza muri France Cross aho ngaho nta gisubizo MDR iratanga abaturage benshi bagiyemo bazi ko ari Parmehutu kugeza ubu bazi ko ari Parmehutu nyamara Faustin siko byumva yabwiye inyenzi ko bitakiri Parmehutu ko atari bandi batumye base bahunga aho ngaho nasobanurira abanyarwanda niba ari ku ruhande rwa Parmehutu mu gihugu cyangwa niba ari ku ruhande rwabo inyenzi zishaka aho ngaho bisobanura nshobora kongera ku byo Simbizi avuze ibyo koko ku itariki ya 26 ukwezi kwa karindwi muri 1992 nagize ijambo mfata muri mitingi ya parti CDR yabereye hari Nyamirambo ariko ntabwo nivugiraga ku giti cyanjye navugiraga parti yacu yabivuze Simbizi rero ntabwo twigeze tuvuga yuko tugomba kurwanya abatutsi twavuze ko icyo twanze ari agasuzuguro bafite basanganywe kuva kera icyo twanze ari ukuntu badutera kuva muri 59 bashaka kwigarurira ubutegetsi bw'igitugu bari bafite ibyo rero nibyo tugomba kumvikanaho muri Rukokoma nibibaye uko twebwe ntabwo tuvuga ko igomba kuba byanze bikunze nkuko Faustin bivuga ngo nta kundi byagenda twe tuvuga ko abaturage bagomba kubabaza niba bayishaka nibibaye rero twe tukavuga ko haba Rukokoma yo kuvanaho iyi guverinoma y'igitugu yishyizeho noneho indi Rukokoma ariyo ya ngombwa ariyo tubona rwose ishobora kuba niba abaturage babyemeje nuko bari abatutsi turwanira ubutegetsi kuva cyane cyane muri 59 ko twakwicara tukumvikana tukareba ukuntu ubwo butegetsi twabugabana ariko mu mahoro ntabwo dushaka yuko badushyiraho igitugu bakoresheje za Katusha na Kalashnikov ikindi nshaka gusubiza Faustin uretse ubwo nawe baragwijambo nuko wavuze ngo tuvangura nko muri Afrika yo hepfo ahubwo ndumva abo batutsi bagize nyakamwe minorite nibo bashaka kuvangura nko muri Afrika yo hepfo ko muri Afrika yo hepfo ninde utegeka harategeka minorite akaba ari cyo bashaka rero twebwe ntabwo dushobora kubyemera niba uvuze ko tumeze nko muri Afrika yo hepfo icyo gihe turemera ko tumeze nka ANC kuko ariyo ifite majorite ariyo irwanirira kugira ubutegetsi bakurikije amategeko ya demokrasi ariho tuzi nawuzi y'ubwiganze mu majwi
kandi twizeye yuko ayo majwi tuzayatsinda. Nuko ufite ubwoba kubera ko CDR yavutse nyine ivuga ko ariyo ifite umurage wa Parmehutu, ko mwebwe mwabitinye ngo kugira ngo mushimishe Nyanza Inkotanyi. Twebwe twemera yuko ari twe tuzatsinda kuko dufite nyine rubanda nyamwinshi nyuma yacu. Uwo murage rero Faustin, ntabwo ari uko uri umukwe wa Kayibanda ari byo biguha uburenganzira bwo kuvuga ngo umurage wa Kayibanda, umurage wa Parmehutu ngo ni wawe. Parmehutu ni y'abahutu bose. Nawe niba uri umuhutu, nawe ni yawe. Nanjye ndiba ndi umuhutu, nanjye ni yanjye. Ndetse Kayibanda we ajya kure, aravuga ati n'abatutsi, abatutsi bo hasi babakene nabo twarafatanyije muri Parmehutu. Iyo Parmehutu rero ntuvuge ngo ni umurage wanyu wa MDR kuko mwarayihakanye. Ubwo ndumva naregera nawe. Birashimije cyane ibyo baraguza vuze, kandi bikomeze bisobanuke bityo n'abanyarwanda bazabyumve batyo. Agize neza kubera ko atandukanije CDR n'ishyaka Parmehutu. Birashimije cyane. Aravuze ati Kayibanda we yaravuga ati na rubanda rugufi rugizwe n'abatutsi nabo baje muri Parmehutu. Nibyo koko, ariko CDR yose byivuga ibyo rero rwose bikaba bishimishije abanyarwandakazi. Mukaba mwimviye ko ishyaka CDR icyo rishingiyeho ryo ngo ari Rwanda nyamwinshi. Iyo Rwanda nyamwinshi rero ngira ngo izagira aho ngaho iherere mu karere kamwe, ko twakunze kubibona kenshi haba mu ngiro bakora, haba no mu mvugo zabo. Usanga Rwanda nyamwinshi abanyarwanda batarayitabiye nk'uko babyifuza, nubwo bumva bo ngo bazatsinda. Watsinda se ute udafite abarwanashyaka bahagije? Iyo Rwanda nyamwinshi y'abahutu mukomeza kwitwaza ko itabashaka. Iyo Rwanda nyamwinshi ahubwo ko ishaka gukurikira ishyaka MDR, ryo rivuga ko rishingiye kuri iyo MDR Parmehutu, kandi rikaba rifite inshingano zikomeye. Nkaba rero ngira ngo nongere sobanure neza ibyo amaze kuvuga bindi, ngo ashaka gusobanura ibyo yavugiye Nyamirambo ku itariki 26 y'ukwezi kwa karindwi mu 1992. Radio Rwanda izabe nkikumvisha ikiganiro wigiriye, ntuhakanire amagambo wivugiye uvangura amoko y'abanyarwanda. Nawe byo kuba wigereranya na ANC byo ndagira ngo ngaho uribeshya byazafata igihe, uretse ko na ANC yo ishaka gukorana nabo bazungu wita banyakamwe. Ntabwo rero ari kimwe n'ibyanyu rwose biratandukanye. Ikindi nagira ngo mvuge, muragira muti ishyaka ryacu CDR naryo rifite uruhare ku murage w'abanyarwanda, ku murage nako w'ishyaka Parmehutu. Abanyarwanda bari bo bose, yaba umuhutu, yaba umutwa, yaba umututsi, twese ubu tugomba kwemera ko revolution yakozwe muri 1959 ari y'abanyarwanda bose. Nta muntu n'umwe wajya kuyitirira ngo bifite uruhare wenyine. Nta muntu n'umwe nanone bakwiyitirira ko igihugu ari iki wenyine ngo ashaka kukibamo wenyine, agasiga abandi banyarwanda cyangwa se akabagira banyakamwe nk'uko mubyivugira ngo ubutegetsi n'ubw'Abanyarwanda nyamwinshi, ubutegetsi n'ubw'Abanyarwanda bose. Nkaba rero ngira ngo iki ngiki tukongera kukigarukaho, nk'uko mwakunze kugaruka kuri kiriya kintu cyo kuvuga ko ngo abantu bavanywe mu byabo, ishyaka leta bitayeho, Dr Nsengiyaremye Minisitiri w'Intebe yatabasuye ngo yabigize ngo abwirijwe namwe. Iyo rwose ntabwo ari ukuri. Dr Nsengiyaremye ntabwo umuntu ushobora gukunda abanyarwanda. Dr Nsengiyaremye afite uko yasuye abo bantu mbere yuko mujyayo. Yagiye kumuvumba, asura abantu atarabona Premier Ministre, yagiye gusura abantu habereye, yagiye gusura bavanywe mu byabo habereye Premier Ministre. Yavugiye amagambo yubaka, yigeze havugira amagambo asenya. Abandi barwanashyaka bo muri MDR rero nabo icyo biyemeje ni ugushyigikira abo banyarwanda uko bavanywe mu byabo, tukaba tubashakira amahoro.